uyu munyu ni mwiza cyane. Iyo uwukoresha hari ibintu bibi bidashobora gupfa kwinjira mu nzu yawe. Ababihakana mubihakane, n'ababyemera babyemere, ariko uyu munyu ukora ibintu byinshi cyane. Ugashyiramo uriya munyu mberetse, ukanashyiramo n'izi karafu, warangiza ukicara nko kuri icyo kintu. Bibaye ari indobo nini wayicaraho nyine umwuka ukakuzamukiramo. Ku badamu ubwo ni ukwiyuka. Utabishoboye hari iyindi sisiteme umuntu tuziranye yambwiye kandi numva ni nziza yanakorohera abantu benshi. Ushobora gufata igikombe, bantera ikinya ndakomeza n'ubundi ndaharwara kuko batari bakuyemo urwara runini, noneho nyuma haza gucamo igihe nagiye umunsi nasiramujeho abana banjye, nahise nongera barahabaga bwa kabiri. Nibwo rero natangiye kugura tuno tuboro noneho nkadutunga mu nzu. Ni ingenzi cyane kuruta uko wavuga ngo ugiye kugura ibipfuko ngo ubishyire mu nzu ngo uzajya ushyira aka kantu gakurura ibintu byose bibayo. Ikindi uburyo nyine sindi kwibuka amafaranga nakaguze kamwe kuko nayo ifite twinshi cyane. Ndwaye aho ngaho narogaga nkafata umuti n'ipamba nk'aka ngaka nkagafata kubera kubabara. Ibintu byose nabikoraga nitonze, nambaraga nkafata kano kagacamo kabiri na sizo, nkogesha hamwe, akandi nkagafata nkakazinga neza nkakabika, nkafata akandi nkagafungura nkagashyiraho ukuntu nkakazirikiraho, ubundi narangiza nkicara. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko mumeze neza, Nyagasani ari guhaza ibyifuzo byanyu, n'abo bitaracamo mwihangane. Buriya hari igihe Imana itinda gukora ibintu kubera ko ibona nibikora mu buryo wowe ushaka bitari bube byiza. Iyo igapanga uburyo igomba kubigukoreramo bikaba byiza cyane, kabone n'ubwo wowe byagutindira. Ku bantu biragora kwakira cyangwa gutegereza igihe Imana izakorera ibintu, ariko nk'ibiremwa hari aho bigera bikaba ngombwa ko tugomba kwihangana, akaba aricyo kintu cyonyine dukoresha muri ubu buzima. Iyo Imana yisubije ikiremwa cyayo, twebwe abasigaye turababara cyane pe, turababara tukumva ko Imana noneho irakabije, itwaye umugore, itwaye umwana, itwaye umwana wa kabiri, itwaye imfura, nyine ugasanga umugabo asigaye ameze gutya, nta mwana, nta mugore, nta mama we, nta mama nyine w'umugabo, nta kintu na kimwe, ugasanga umuntu asigaye ari umwe. Twebwe nk'abantu rero biratugora, ariko Imana buriya nta kosa igira, niko iba yarabigennye, ijya kubahuza ikaba ibizi ko hari umunsi uzagera wowe n'umugabo wawe mukabana imyaka 10, uwa 11 wajya kuzura ikamutwara. Hari igihe iba ibizi neza ko umugore wawe muzabana amezi 6, kwa 7 kajya kuzamo umugore agacaho. Ibi nabizi neza ko rwose ku kwezi kwa 2 mubanye umugabo wawe azagukindura ikigumi rwose cyiza cya mama yake ku buryo uzakivuza umwaka. Rero tujye twiga kwihangana no kwakira igeno rya Nyagasani nubwo biba bigoye. Ikiganiro ntabwo cyari icyo ngicyo, ariko sinzi uko bije, gusa ntabwo ari bibi cyane. Uyu munsi rero ndifuza, ni ikiganiro nababwiye kirebana n'abadamu, abadamu cyangwa se abakobwa, ariko hari ibintu ntabonye. Nubwo ntabibonye ariko ndabivuga mu magambo, ni uko nashakaga ko biza kuba bihari, ariko ntabwo byankundiye bitewe n'uko umuntu natumye yagize izindi gahunda birahinduka. Undi wa kabiri uko nari nashyizeho abantu 2 bo kujya kunshakira isugi ndababura, bituma rero nyibuze mbona nanone ntabwo nareka gukora ikiganiro kuko abantu benshi isugi barayizi, ariko njyewe ntabwo nyizi. Kuba ntayizi rero byatumaga nyishaka ngo nyibone nyimenye nanayereke n'abandi bantu nabo batayizi nkanjye. So rero twagiye iby'isogi ariko ndaza kubivuga. Mfite ibintu hano wagira ngo ndi nk'umurozi.
uyu nguyu ni umunyu muri kubona ko reka mfungure murebe neza, ni umunyu wo mu nyanja, ntabwo ari nka wa munyu duteka, uyu ni wandi w'amabuye, nawo abantu benshi barawuzi cyane. Uyu munyu rero ugira ibintu byinshi ukora. Uyu munyu ushobora kuwufata ukawushyira nko mu kintu, nko mu kaboro kari ko kose uko kaba kameze kose, maze ukawutereka muri salo cyangwa ahandi hantu ubona ushobora guterekeka heza, wenda nimba ufite abana batari bujye kuwukoramo bakadufata bakaturya, kuko abana barya ibyo babonye byose. Uyu munyu ni mwiza cyane, iyo uwukoresha hari ibintu bibi bidashobora gupfa kwinjira mu nzu yawe. Ababihakana mu bihakane, n'ababyemera babyemere, ariko uyu munyu ukora ibintu byinshi cyane. Hariho abantu bagira ikibazo cy'imitsi, bawushyira mu mazi bagakandagiramo, rero birananiye kubera inzara. Mfasha mfungure. Umunyu uwushyira mu mazi mu ibase nyine ugakandagiramo, uvura imitsi. Ni mwiza kuba uwufite nyine mu rugo kuri ibyo bintu byose nababwiye byo kuba watuma hatinjira ibintu bibi. Reba uri kugaragara, uba umeze utubuye tw'isarabwayi. Amasarabwayi ni bwayo. Uyu munyu urawufata ukawushyira nko mu gikombe, warangiza ugafata karafu, ziri kugaragara aha. Ugafata karafu rero ntabwo ndamenya ukuntu yitwa mu kinyarwanda, kuko gutyo karafu ntabwo ari ikinyarwanda. Ufata nyine amazi wabijije ariko agahora, akaba akazuyazi. Urumva amazi wabijije umwanda uwo ari wo wose uba wavuyemo, aba ameze neza, navuga ngo aba ari vierge nyine. Urayafata amaze guhora, ariko atari uguhora cyane bikabije, guhora by'uko ushaka kuyashyira mu kintu ntagitwike cyangwa gihombanye. Ukashyiramo uriya munyu mberetse, ukanashyiramo n'izi karafu, warangiza ukicara nko kuri icyo kintu. Bibaye ari indobo nini wayicaraho nyine, uwo mwuka ukakuzamukiramo. Ku badamu ubwo ni ukwiyuka. Utabishoboye hari iyindi sisiteme umuntu tuziranye yambwiye, kandi numva ni nziza, yanakorohera abantu benshi. Ushobora gufata igikombe, nyine ikintu kimeze nk'igikombe, ushobora gufata ukaba wagitereka muri toilette zino zo mu nzu, ku buryo nyine kitahengamamo, kitagira ibibazo byinshi cyane, kikaba cyabasha guhagararamo. Ukabishyiramo warangiza ukicara hejuru, kubera ko nanone kwicara ku kadobo hari ukuntu birangira wumva uri kubabara, cyangwa iyo umaze umwanya munini wicaye kuriya uzana ibintu bimeze nk'ibinya ku maguru. Ikindi tutirengagijeho ko haba hariho n'abantu bamugaye badashobora kuba bakicara ku kantu nyine koroheje gutyo nk'indobo. Kwicara ku ndobo ntabwo umuntu aba yisanzuye pe, uba wumva habura gato ngo wikubite hasi. Ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha gusohora imyanda yose ikurimo, gutuma hari umwuka mwiza uza muri wowe. Umwuka mvuga ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ukumvishije ngo yumva uri guhumura wenda nk'umuntu woze dove, woze neduru, harya woze ikintu runaka. Oya, apana kuri ziriya sabune zihumura. Nyine uba ufite, ntabwo uba wumva umwuka mubi. Iyo utari kumva umwuka mubi hari ahantu rero, ntabwo bisobanuye ko uri kumva umwuka mwiza cyane upika. Hoya, haba hameze neza nk'uko umubebe aba ameze, kubera ko haba hari ibintu byinshi adahura nabyo. Abantu bakuru rero hari ibintu byinshi duhura nabyo, noneho binagenda ntitumenye ngo biragenda bikajya hehe. Ese iyo bigiye ubundi kuba byo bigenda bikakubamo, biba biri aho ngaho nyine nta kintu bitwaye. Murabyumva ibyo ndimo ndavuga. Ni ukuvuga nk'umuntu mukuru, kuko ntabwo tuzi umuntu uzahura n'iki kiganiro ngo afite imyaka ingahe. Ko hari abana baba bafite telefone z'ababyeyi babo, yakubona wenda akuze muri filime, yabonaho ishusho yawe agapfa guhita afungura tu agatega amatwi, wenda yari azi ko ari n'iyo filime. Ugasanga nimba uri kuvuga ibintu
hari igihe bitajyanye n'imyaka ye bihise bimugwaho gutya atangiye kumva ibintu bitajyanye n'imyaka ye, kandi icyo nacyo umuntu aba agomba kugitekereza. Karafu n'uriya munyu mwumvishije ibintu bikora ibintu byinshi cyane. Karafu yivura indwara nyinshi cyane. Karafu ushobora kuyifata ukajya uyinywa mu mazi. Ubaye ufite nk'iyi ngiyi mberetse, ushobora gufata amazi ukayabiza, nazo zirimo nka litiro, ukinywera ukirirwa umeze neza. Karafu ikura umwanda mu mubiri. Ushobora kuyifata ukayinywa wenda buri munsi, ukajya unywa litiro ya karafu ku badamu. Wenda abagabo nyine hari ibintu ngewe impamvu akenshi mbavuga abadamu ni uko ndi umudamu, kandi abadamu twebwe dushirika ubute mu bintu. Abagabo nawe yayinywa, ni nziza, nawe hari imyanda aba akeneye gusohora mu mubiri, ariko hari igihe aba yumva kereka ari muganga wabinyandikiye. Ariko buri munsi ushobora kunywa litiro ya karafu. Karafu nta kintu yagutwara. Wirinda kunywa nyinshi gusa. Murabizi ibintu byose iyo byabaye byinshi biba bibi. Ukavuga uyu munsi ni kuwa mbere, kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu nzanywa litiro ya karafu. Ku cyumweru niyuke, ukiyuka rimwe mu cyumweru. Washaka ukiyuka nta karafu wanyweye, nta kintu byaba bitwaye. Ushobora gufata dimanche, kandi nabwo ntabwo ari buri cyumweru hoya, nka kabiri mu cyumweru uvuye mu mihango, kuko iyo umuntu avuye mu mihango aba ameze ukundi kuntu kutari kwiza, ku buryo aba akeneye kwiyitaho bihagije. Uvuye mu mihango ushaka kubikora wenda nk'ikindi cyumweru, wenda cya gatatu, wenda nko mu kwezi ukabikora kabiri. Uvuye mu mihango wenda niba ujya mu minsi 4, ku munsi wa gatanu ukabikora. Wenda ukareba n'ikindi cyumweru kimwe cyangwa 2 ukabikora, ku buryo kabiri mu kwezi wowe ufite ukuntu wabipanze bikagwamo aho ngaho, akaba ari bwo bikora. Byaba ari byiza. Naho kuyinywa ukanywa nka litiro washyizemo tuno dukeya, wenda akadupime nk'akayiko, byaba bihagije. Biba ari byiza. Oui mama, ndaje mama. Oui. Urumva ushobora kuyikoresha ukayinywa bikagenda neza pe. Ndaje ngo yinko uyinyweye ni sawa. Ubwo karafu tuyivuyeho, ariko abantu muzifuza kumenya ibintu karafu ivura, mumbwire nzagende nsome nshishikare mbaze, nkoresha ubucukumbuzi bwose bushoboka ubwo Imana izaba yamfashije gukoramo, nzababwire ibintu karafu ikora. Karafu ikora ibintu byinshi. Njyewe mbere ibyo ntarabimenya byo kwiyuka n'ibiki ko wayikoresha, njyewe nayitekaga mu cyayi. Natekaga icyayi nako nkagashyiramo, hari inyama nigeze guteka, ndabanza karafu mbiza amazi yayo, nzikuramo, amazi arahora nk'ibisanzwe, nza kuyatekesha. Mana, karafu ibihumura neza nta hantu itajya. Ugize n'Imana ahari ukajya uhumura wowe ubwawe nk'uko karafu ihumura, waba uri uwa mbere, waba umeze neza cyane. Ariko abantu bifuza ko mwihangane, nyine murabizi gukorera mu rugo abana bari no kurira biba ari danje. Nubwo nyine katugire vuba. Iki kiganiro ntabwo kiri bube kirekire cyane, gusa ni uko hari ibintu numvaga kandi ari ingenzi ngomba kubereka. Ikindi mubwira ceceke, hari abantu barebye ikiganiro nakoranye na ba Mpinga, bambaza bibi muceceke, bambaza utwo tuntu navuze two muri farumasi. Ntabwo umuntu akenshi uba usanga azi uburyo sisiteme za kiganga n'ukuntu bavuga ibintu byabo, ariko abantu benshi bavuga ngo ni menshi. Iyo uvuze ngo menshi zo kwa muganga, nyine ntabwo ari menshi nk'ibi ngibi badusukaho ya, ndetse nkabereke. Aka ni ko kantu nababwiye, ni nk'agatambaro kwa muganga, abantu benshi barakazi. Ni uko hari igihe nyine umuntu akavuza atari kukakwereka bigucanga. Niyo mpamvu rero nifuje kukabereka. Aka kantu rero gakora ibintu byinshi. Kwa muganga bafite byinshi bagakoresha, ariko no ku badamu haba harimo byinshi. Hari igihe kigera
reka mpise nibuka kanjye ku isogi ntarabyibagirwa. Isogi n'ubuki hari abantu babivanga bakabishyira hariya hantu bikaba byiza cyane kurushaho. Hakaba no gufata tangawizi kumwe na tungurusumu, ubishatse nabwo ushobora kuvangamo n'ubuki, ugafata iyo tangawizi na tungurusumu n'ubuki wabihonze nyine byahwanye, ubwo kugira byorohe kugira ngo tangawizi uyisekure imere neza, ushobora kuyifata ukabanza ukayirapa. Urabizi tangawizi wayogeje neza na biriya bintu by'inyuma nta kintu biba bitwaye, nabwo wabikuraho byose nta kibazo. Hari igihe ushobora kubona wenda utizeye hari ukuntu iba imeze nk'aho ishaje se sinzi, ariko inyuma uba ubona hasa nabi pe, wanayoza ntibishireho nk'uko ubyifuza. Ushobora kuyihata ukayirapira nko mu gasekuru, warangiza ugashyiramo na tungurusumu ukazisekura, warangiza ugafata kano kaboro. Ubundi ushobora gukoresha n'agatambaro ku muntu udafite bene kano, ashobora gukoresha agatambaro yizeye gafite isuku. Ariko nta kintu cyiza nk'uko agatambaro wakihorera ahubwo ugakoresha aka ngaka, kuko kano uragakoreshwa kajugunya. Ikindi mwabonye ko kaba gafunze, ni wowe ukifungurira, uba wizeye ko intoki zawe zisa neza cyangwa zidasa neza. Abadamu duteye ukuntu guhambaye, uba ugomba kwibungabunga. Hari igihe wijagarika nyine ukumva si biriya ni ibiki, njye si ibyo nabivamo, bikarangira urwaye ugata umwanya wivuza, ugata amafaranga, ukarara nko kwa muganga iminsi ingahe wasize urugo rwawe, kandi hari byinshi byangirika iyo udahari. Rero ushobora gufata ibyo nari mbabwiye wabisekuye neza ukabishyira hano, warangiza ugafata n'akandi ukarambikaho hejuru, ukabishyira gutya ku ikariso nk'uko ushobora gukoresha poroteje silipe cyangwa padi. Ariko byo ibyo byombi, poroteje silipe na padi, ntabwo wabikoresha ngo ushyireho ibyo bintu mbabwiye, kuko yabinywa bikajyamo imbere. Urumva ntabwo wowe ubwawe icyo ushaka ntabwo byakunda, kuko padi kubera amapamba na poroteje birakurura bikabitwara. Ariko aka ngaka ndetse nkarambure kose murebe, ntabwo kanywa ikintu pe, nta kintu na kimwe kanywa. Nigeze kugira ibibazo ndwara ino, umuntu yanciriye urwara yinjizamo imbere, mana yanjye. Ubundi ndi mu bantu nyine bagira inzara zigira ibibazo, ariko ubu ni ubwa mbere yarankoreye, arwinjizamo imbere. Noneho ndamubwira ubundi nta muntu ujya upfa kuncira inzara, nuko nabibonye byarangiye. Ndagenda ndaharwara rero, ubwo ndi kugira ngo ngere kuri aka kantu, ndaharwara bitari imikino, nza no kugenda ahandi barahabaga, bantera ikinya cyo ku kirenge kirababaza nshuti zanjye, bantera ikinya, ndakomeza n'ubundi ndaharwara kuko batari bakuyemo urwara runini. Noneho nyuma haza gucamo igihe, umunsi nasiramujeho abana banjye, nahise nongera barahabaga bwa kabiri. Nibwo rero natangiye kugura tuno tuboro noneho nkadutunga mu nzu. Ni ingenzi cyane kuruta uko wavuga ngo ugiye kugura ibipfuko ngo ubishyire mu nzu ngo uzajya ushyira, aka kantu gakurura ibintu byose bibayo. Ikindi uburyo nyine sindi kwibuka amafaranga nakaguze kamwe kuko nayo ifite twinshi cyane. Ndwaye aho ngaho narogaga nkafata umuti n'ipamba nk'aka ngaka nkagafata, kubera kubabara ibintu byose nabikoraga nitonze. Nambaraga nkafata kano gacamo kabiri na sizo, nkogesha hamwe, akandi nkagafata nkakazinga neza nkakabika, nkafata akandi nkagafungura nkagashyiraho ukuntu nkakazirikiraho, ubundi narangiza nkicara nk'isaha imwe cyangwa amasaha abiri, nkaza kugakuraho nkahareka hakabona umwuka. Ariko ubu harakize n'urwara rwaragarutse. Rero aka kaboro ni ingenzi cyane kugatunga mu nzu, kabone n'ubwo waba utagiye kugakoresha ibyo ngibyo ndi kuvuga. Ushobora kugira impanuka cyangwa se ushobora kugira uburwayi runaka, kakora cyane kurusha ibindi bintu byose bishoboka. Rero iyo umaze gushyiraho tungurusumu na tangawizi n'ubuki iyo ubushatse, utabushyiraho nabwo nta ribi, uragafata ukabanza kamwe hasi akandi hejuru,
warangiza ukakambara. we we witeze iyi watangiye witeze ushobora kwambara nyine uwo muti ko ni umuti ushobora kuwambara nk'isaha imwe isaha imwe cyangwa amasaha abiri bikaba bihagije. Ikindi ushobora guhitamo iminsi yo kubikora, ntabwo ari buri munsi rwose habe na gato. Ibintu byose iyo umuntu abikabirije birapfa. Icyo kintu mujye mukimenya, iyo umuntu akabirije ibintu birapfa. Ushaka iki se? Nana dore bimu yagiye, bimu papa yagiye, bibi wayibonye? Igo wabonye bibi? Twagiye rero tugana ku musozo. Akantu ka nyuma, ibi ngibi byo nta muntu utabizi, ntawe sagaragara. Utu twitwa sweet mami. Utu tuboro rero natumenye, hari agashoti nakoze kuri channel yanjye yindi ya filime, wagira ngo n'ubundi ntiwamonye, ariko iyi sweet mami abamama benshi barayizi pe. Hariho abantu bayikoresha, twayikoresheje bwa mbere njya kuyigura. Hari umukobwa wayicururizaga ahantu akoreraga inzara, aducuruza make pe. Nyuma nza gusanga yaragiye ahandi hantu twayiguze tuyigura 5,000, ari aka kantu kuzuye. Batubwira ko bagakoresha, narakumvaga sinari ukuntu bagakoresha, sinari nzi ngo ibiki, ariko kubera iyo content nari mfite nagomba kukagura nkagakoresha. Naragiye nkagura 5,000. Batubwira yuko ubishaka ushaka gushyira kamwe hasi akandi ukakanyunguta kagakora ibyo kagomba gukora neza. Badusobanurira, papa gukubita idirishya ni bibi, sibyo? Si bibi? Ushaka kurifungura uri kunsakuriza, sibyo? Mubwire ngo ni bibi. Iyo tetine uyikuye he? Uyikuye? Genda kuyibika ihute vuba. Mubwire ngo ndamukubita, mubwire. Murihangana. Atusobanurira uburyo bwinshi bushoboka bwo kuyikoresha. Muze kujya no kuri channel yanjye ya filime muyirebe, twarayikoresheje. Twari twakoze agashoti kavuga ku mugore, turi abadamu 3 bafite umugabo umwe bahuriyeho, ariko umugabo wacu akaba agira umugore umwe akunda kubera aka kaboro. Ikindi kubera ko ari n'umugore umwubaha. Haba harimo inyigisho nyinshi, ushobora kuba ufite ibintu byinshi ukoresha ngo kugira ngo umuntu wawe muri kumwe ariko utanamwubaha, n'ubundi bikaba ubusa. Ntabwo ibi rero nababwiye ari byo kugira ngo umuntu wawe ngo bigende gute, hoya wowe ubwawe ku giti cyawe. Ubundi nuramuka mu buzima bwawe ukuyemo ikintu kivuga ngo nkora kino kintu kugira ngo umugabo wanjye yishime, cyangwa nkora kino kintu kugira ngo umugore wanjye yishime, bizakubera byiza kuruta. Kora ikintu uzi neza ko nawe gishobora gutuma wishima. Rimwe na rimwe hari ibintu dukora nk'abantu, wenda ugakorera umuntu ikintu kubera ko ubona biri bumunezeze cyane kurusha, cyangwa se ko biri bumuhe umusaruro munini kuruta wowe byakaguhaye. Bibaho pe, ariko ntukabe aribwo buzima bwawe bwa buri munsi, kuko ntabwo ari byiza, wazahora ubabaye kubera icyo kintu. Iyi sweet mami rero, nyuma hari abandi bantu twahuye bavuga ko ngo iyo bayishishije hasi ngo ibatera ama infection. Ntabwo mbizi pe, ntabwo mbizi, ahubwo ni uko ahantu ibyo bintu byose byari bibitse yari ihari, kandi ndifuza ko mwambwira ku bandi bantu muyikoresha kuko irayatera. Ku bantu bayishyira ubwo hasi ndibaza aribwo yabitera. Ikindi hari abantu bayirya, abayirya gusa batayishyirayo ngo nta kintu ibafasha. Byari ibyo ngibyo. Nababaye kuba nabuze isogi umuntu ayivanga n'ubuki,
nayo ukabikora nka kuriya nta kintu bitwaye, ariko yo ntabwo ari iyo gutuma ngo ama infection cyangwa icyo, oya, ahubwo ituma biba ubutamu kurenza. Ibindi rero naho ubutaha nindamuka, hari ibindi bintu bibiri ntegereje nimbibona byo, kuko kubivuga mu magambo ntabwo byaba biryoshye nk'uko nabibereka. Ibyo bintu nimbibona n'undi muntu umwe cyangwa abantu nka 4 nzabibasangiza. Ni ibintu by'ingenzi bifite umumaro munini ku mudamu. Nyuma y'ibi ngibi, usibye kuba umuntu anywa amazi menshi mu buzima bwawe bwa buri munsi, iyo uri umuntu unywa amazi, hari indwara nyinshi cyane usimbuka za hato na hato, cyangwa se ugasanga ntabwo ari indwara zoroheje, ariko mu gihe runaka zishobora kuzaba mbi, waba uri umudamu waba uri umugabo. Ikindi, ku bantu bishyizemo ko gombo ngo zinyobwa n'abagore gusa, oya, n'abantu mugira ibibazo bya constipation ushobora kunywa gombo, icyo kibazo kigakemuka. Iyo uyinywa ntabwo ugira constipation, niyo yaje wenda bitewe n'uko ushobora kuba umaze igihe utari kurya neza, kuko kurya ibiryo bikomeye no kutarya cyangwa no kurya nabi nyine ukaba ushobora kumara kurya bitari ku murongo. Ku muntu, hari umuntu utari burimo kurya muri iyo minsi nk'uko bikwiriye akagira constipation. Hari umuntu urya umugati iminsi 2 cyangwa 1 akayigira imwe ya danje. Rero gombo ni umuti kuri icyo kintu. Gombo rwose, waba uri umugabo waba uri umugore, uzagerageza kuyinywa. Ku bantu itera isesemi n'ubushize narabivuze, ujye ugerageza kuyinywesha umuheha, bituma igenda, hari ukuntu igenda, uzabigerageza ubyumve, hari ukuntu igenda nyine utayirebyemo ngo n'ukuntu ikweduka, ikindi utayumvishe mu kanwa hose. Rero gombo ni ingenzi cyane cyane. Hari n'ukuntu iyo udashaka kuyinywa yonyine, ushaka kuyifata, ushaka gufata gombo ugafata, hari n'ibindi bintu ushaka kubabwira nabyo nari nabyanditse kuko nari mbyibagiwe. Ushaka gufata iyo gombo ugashyiramo kokombure, iyo udashaka kuyumva yonyine, ukaba washyiramo n'indimu, ibishishwa, wayikase nk'ibizeru, apana kuyikamuriramo, ikakuryohera, ntuyumve cyane nyine. Kimwe nk'uko indimu wayihorera ugakoresha kokombure n'iyo noza gusa, nabyo biba bimeze neza pe, biba bimeze neza. Ikindi, ushobora no guteka tangawizi. Tangawizi hari abanirya mu gifu. Kuri ibi bintu biba birimo tangawizi n'ikindi kintu ushobora kubukoresha wo kumva nyine hari ukuntu kikurya. Ni byiza kuko ari ibintu biri ku rugero rwawe bitewe nawe ubwawe uba wigize. Rero ushobora gufata nyine amazi ugatekeramo tangawizi, ugashyiramo na romari, ukanashyiramo na gombo, ukabiteka. Ubundi ugashyiramo na ya boro ya iriya vinegere ya pome yitwa ngo iki? Gusa mwese muyimenya. Iriya iyo umaze kuyishyiramo urabiteka ukabiraza, ukabinywa bukeye. Ni byiza ku mudamu, ni byiza cyane cyane. Ariko ni byiza, abo bantu mbabwiye nka 4 nifuza ko bazatuganiriza byimbitse kandi ibintu by'ubwenge ku badamu. Nimbabona n'ibyo bintu bibiri bazakenera byamaze kuboneka, nzabazana batubwire ibindi bintu byiza cyane byakugirira akamaro. Ariko ibintu byose mbabwiye aha ngaha ushaka wabigerageza. Gusa iyi Sweet Mami mutubabarire, abantu mufite ikintu muyizi mutubwire niba koko itera ama infection, niba itanayatera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi subu ni ikihe Banyarwanda? Nta kindi. Abantu bifuza yuko nongeye mbisubiremo ko nazababwira ibintu cloves ifasha mu ndwara nyine, ikintu cyose ukoraho kikamera neza. Nabibabwiyeho gakeya nihuta by'uko isohora umwanda mu mubiri. Ikindi, ituma ubwonko bumera gutya. Hari ibintu ikora na TV ikora, ariko hari n'ibindi ikora ubwayo. Ababyifuza rero muzambwire mbagerereyo, kuko hari igihe
ubuze aho wabisoma, ubuze uwo wabibaza, ariko ugasanga biragutwara umwanya. Ariko ukavuga uti okay, kamubwire, we azabona uwo mwanya, ikiganiro cye nshobora kucyumva ndi guteka, ikiganiro cye nshobora kucyumva ndi koga, ikiganiro cye nshobora kucyumva ndi gukora n'akandi kazi. Mwakoze kunkurikira, Imana ibampere umugisha, ndabakunda cyane, Imana ihaze ibyifuzo byanyu, nicyo mbifuriza. Murabeho.